Aha, rero muri iki kiganiro ndatangira mvuga ngo murakaza neza mu kiganiro cy'imyemerere n'imyizerere mu bantu. Amadini yaje ate? Ni ikiganiro kigamije kudufasha kugenda dusobanukirwa amateka n'inkomoko y'amadini ariho ku isi uyu munsi. Rero turibanda cyane uyu munsi ku ngingo ya mbere turibuza kuganira kuko nkuko nari maze kubibabwira turabanza twibande ku Bayuda ndetse n'Ubukristo. Amadini abiri afitanye isano ikomeye cyane haba mu mateka, mu myemerere no mu bitabo bya kera. Nizere ko mwamaze gutera agatebe tugiye kugenda tubana. Abantu benshi bumva ayo madini ariko ugasanga ntibabashije cyangwa ntibabashije kumenya neza aho yaturutse. Impamvu yavutse ndetse nuko afitanye isano. Niyo mpamvu nyine iki kiganiro kije kugira ngo tubiganireho, kije kigamije gusobanura bimwe muri bimwe cyangwa bimwe na bimwe mu byo dukunda kumva cyangwa dukunda kubona, kandi mu buryo bworoheye buri umwe wese, kandi bukaza no kugufasha no gusobanukirwa. Reka tubanze twibaze tuti imyemerere n'imyizerere bisobanura iki? Bitandukaniye imyemerere n'imyizerere, sibyo? Imyizerere nuko umuntu abaho. Imyizerere nuko umuntu abaho, nuko yitwara, nuko afata ibyemezo mu buzima bwe bwa buri munsi, cyane ushingiye ku ndangagaciro ze za Gikristo, ku byo yanyuzemo no mu bwenge bwe uko yagiye abikemura. Imyemerere igaragara mu migirire, mu mivugire no mu mibanire ye n'abandi bantu. Iyo ni imyemerere. Imyizerere rero, imyizerere ni ukwemera k'umutima n'ubwenge ku bintu by'ukuri ndetse binarenze amaso yawe cyangwa birenze ubwenge bwa muntu, cyane ku byerekeye kuyobokamana. Ubwo ni ijambo ry'Imana, of course. Ubwo twavuga nko ku nshingano zayo iba ibifite, cyane yuko iturindira ubuzima. Twabyutse dushima tuvuga ngo Imana nkuri ibi n'ibi, ariko Imana ikora ibintu byinshi cyane by'umwana w'umuntu atakora, atatinyuka, utari kumwe nayo utabasha kuvuga ndetse no gukora. Cyane ko rero ariyo itanga icyerekezo ku bantu bayo, ikabashyiriraho iherezo ku buzima cyangwa ku kintu icyo ari cyo cyose, ndetse ikanaturemamo icyizere n'ihumure. Ariko nanone ku bantu bayizera, ntabwo azabwira umuntu ngo Imana ikora ibi ngibi atarasobanukirwa Imana icyo ari cyo. Rero ku buryo bushingiye ku Mana, imyizerere niyo nshingiro cyangwa niryo shingiro ry'imyemerere. Uwizeye Imana akagendera mu mategeko yayo cyangwa akagendana nayo, bityo imyitwarire ye ikagaragaza urukundo, ubutabera, ukwicisha bugufi n'ukuri
ibyo byose nyine bikuwemo aho ngaho. Rero iyo myemerere cyangwa imyizerere itandukanyijwe n'imyizerere ariko iyo ibyo byombi bihujwe umuntu agira amahoro, icyerekezo n'umurongo uhamye w'ubuzima bwe igihe cyose wahuje imyemerere n'imyizerere. Ari naho Yesu abigaruka avuga ati wizere Imana Data. Kwizera ni ikintu kimwe, kwemera ni ikindi. Tujye tubitandukanya wowe. Aha. Rero amavu n'amavuko y'imyemerere ya mbere y'Imana imwe, ubwo twashyitse uburyo idini uburyo ryavutsemo, kuko tubihera mu Bayuda mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ubundi ikibazo ngomba kwibaza nawe ugomba kwibaza, Abayuda ni bande? Abayuda ni ubwoko bw'abantu bafite inkomoko imwe n'imyemerere ishingiye ku Mana imwe yitwa Yawe. Iyi myemerere niyo yabaye inshingiro ry'andi madini menshi yakurikiyeho cyangwa yaje nyuma. Ubwoko bw'Abayahudi rero bw'Abayuda bushingiye ku muryango wa Ibrahimu cyangwa Aburahamu. Aburahamu ufatwa nk'umubyeyi w'imyemerere ituruka ku Mana imwe rukumbi, ari byo bita monotheism mu Cyongereza. Si ibyo gusa, Aburahamu bavuga ko yahawe umugisha ahantu hose, akaba sekuru wa sekuru ndetse n'abasekuruza. Rero ahangana hari buzeremo isezerano rya Aburahamu n'Imana. Rero mu mateka ya Bibiliya, Imana yagiranye isezerano na Aburahamu, imusezeranya ko azabyara ubwoko bukomeye kandi ko azaba umugisha ku mahanga menshi. Iri sezerano rero niryo shingiro ry'imyemerere y'Abayuda. Rero nyuma ya Aburahamu cyangwa ya Ibrahimu haje Isaka, Yakobo ari waje kuba Isiraheli, ari naho izina rya Isiraheli ryakomotse. Hanyuma Mose nawe azana n'amategeko Atlahish, niko afite Atlahish n'ikira. Mu mateka y'Abayuda, Mose cyangwa Moses ni umuntu w'ingenzi cyane. Niwe Imana yahaye amategeko 10 yose nk'uko muyazi, ndetse yayaherewe ku musozi wa Sinayi. Rero aya mategeko n'andi yose ya Atlahish ngo ni ibitabo 5 bya mbere bya Bibiliya. Akaba rero ari naryo shingiro ry'imibereho n'imyemerere y'Abayuda.
rero abayuda bemera ko imana ari imwe, ari imana y'imbabazi n'ubutabera, bityo ko abantu bagomba kuyumvira binyuze mu mategeko yayo yatanze. rero bivugwa ko abayuda bemera ko ari ubwoko bwatoranyijwe n'Imana, atari uko baruta abandi, ahubwo kuko bwahawe inshingano yo kwereka abandi inzira y'Imana. Iyo yari imyizerere turimo. Iyo yari imyizerere plutôt imyemerere ya imyemerere yavutse mu Bayahudi. You know that? Ibyo nizere ko arubiza. Ubu Kristo rero, Yesu Kristo umuyuda wakomotseho idini rishya ariyo mase cyangwa ariryo sezerano rishya. Ubu Kristo bwakomotse mu Bayuda. Yesu Kristo ubwe yari umuyuda, yavukiye mu muryango w'Abayuda, akurira mu muco wabo, yigishwa amategeko yabo, yigishirizaga mu masinagogi cyangwa mu nsengero z'Abayuda. Ikindi cyongeye akifashisha ibyanditswe byabo ari byo sezerano rya kera. Ariko hagati aho itandukaniro ririmo rikomeye ni iri rikurikira. Abakristo bo bemera ko Yesu ari Mesiya, akaba n'umwana w'Imana. Hanyuma Abayuda bo bemera ko Yesu ari Mesiya gusa, ibyo pwe. Rero inyigisho za Yesu yigishaga ni ukugira urukundo, kubabarira, kwicisha bugufi, gukunda Imana n'abantu, ndetse n'ibindi byose yagiye agarukaho tutari buze kuvugira hano kuko ni byinshi. Rero Yesu kuza yazanye ibitekerezo bishya by'uko amategeko atagomba kuba umutwaro cyangwa atagomba kuba ikibazo ku bantu. Avuga ko urukundo ruruta amategeko. Ako nubwo bivunuganga bivugwa gutyo, ariko amategeko abagomba kubahirizwa. Ari nayo mpamvu benshi mazasoma Bibiliya ikagenda ibacanga bitewe n'uko utabasha kwisobanukirwa. Ugasoma ugasanga ijambo rimwe ririmo kuvuguruza iryavuzwe ruguru. Bisaba kwitonda. Urupfu n'izuka rya Yesu ni ikintu cy'ingenzi mu bakristo, ndetse no kwemera ko yapfuye, yewe ndetse akanahambwa, icyongeyeho nyuma akaza kuzuka. Gusa ko wemera izuka rye, wemera ko Yesu yapfuye, ukemera ko Yesu yabambwe, ukemera ko Yesu yazutse ewa.
rero ibi rero nibyo dushobora gushingiraho twemeza ku kwemera kw'abakristo, kuko bemera ko izuka rya Yesu ari ryo ritanga agakiza n'ubugingo. Rero itandukaniro n'isano riri hagati y'abayuda cyangwa y'ubuyuda n'ubukristo ndetse n'ibyo bahuriraho, dore nibi. Ibintu bahuriraho nuko bemera ko Imana ari imwe, ndetse bakaba banakoresha isezerano rya kera. Ariko abayuda isezerano rishya ntabwo bakunze kurikoresha, kuko isezerano rishya niryo ryavukiyeho itorero, na imini rya kera ry'abayuda ndetse bakongera bagahurira ku kintu kimeze gitya ngo nuko Iburahimu ari umubyeyi wabo mu kwemera cyane, yaba umuyuda yaba n'umukristo bahura kuri icyo kintu. Rero ibyo batandukaniraho nabyo ni ibi ngibi. Buriya igihe uzumva umuntu murimo kuburana kumva ni umukristo, ibyo avuga ukumva nibyo, aba ahagaze ku ruhande rumwe rw'igitabo rwa Bibiliya cyangwa ahagaze hagati mu nyanja iri hirya, kuko Bibiliya tuyifata nk'inyanja ngari nini ushobora no kurohama usomye nabi. Rero ibyo batandukaniraho ni ibi. Abakristo bemera ko Yesu ari Mesiya, akaba n'umwana w'Imana, ariko abayuda bo bakamufata nk'umwigisha cyangwa nk'umuhanuzi, ariko si Mesiya. Rero abakristo bemera isezerano rishya, ariko abayuda ntibaryemera, nubwo baryigishaho cyane. Baricamo bose uko bararisoma, ariko ntabwo baryigisha cyane nk'uko bigisha isezerano rya kera. You got it? Uko rero ayo madini yakwirakwiye ku isi, dore nibi. Abayahudi bagumye mu bwoko bwabo nubwo bakwirakwiye mu mahanga kubera amateka, aricyo ari by'iki gihe twita diaspora. Igitangaza, abakristo ubukristo bwo bwigishijwe amahanga yose binyuze ku ntumwa za Yesu, harimo nka Pawulo ndetse n'abandi benshi, 12 sibyo ra cyangwa ndabagabanyije boze ikibuga cy'umupira. Ariko ngira ngo bari abakinnyi b'umupira bari mu kibuga, si bakina mose harya mu kibuga se banzamo abakinnyi 12 ra, nabo babanje kuzuza isezerano. Gitare we, rero nyuma yaho ubukristo bwakurikiwe n'ubwami bwa Roma. Nabyo niba mushaka nabo ku bwami bwa Roma tuzabugarukaho, turebe ubundi ubwami bwa Roma umaze gukurikira ubukristo hakurikiyeho iki. Rero ubukristo bwakwiriye i Burayi, Afurika, Aziya ndetse na Amerika. Rero icyigisho ku bantu b'iki gihe, aya mateka atwigisha ko cyangwa akatwereka ko amadini akomoka ku gushaka kumenya Imana. Iyo ushaka kumenya Imana ni naho bihera.
rero gutandukana kw'imyemerere cyangwa kutumvikana ku myemerere ngo ube wemera ko Yesu ari intumwa cyangwa Yesu ari umwana w'Imana w'intama, kuba mutabihuriyeho ntibivuze ko mugomba kwangana, ahubwo mugomba gusenyera umugozi umwe. Kuko ibyo yakoze wamwita intumwa, wamwita umwana w'Imana, it's okay. Cyambe nuko yaje agakora ubutumwa bumwe. Kuko ubajije utamwemera mufata nk'intumwa avuga ko yaje nk'intumwa, aje kuvuga ibyo yavuze, muraza kubihuriraho. Hanyuma umufata nk'umwana w'Imana cyangwa w'intama, iyo umubajije icyo yaje gukora Yesu avuga ko nawe yaje kuyatanza ubutumwa ndetse akavura abarwayi, akaruhura indushyi, akavura abafite ubumuga, ndetse n'ibikorwa byinshi yagaburiye abashonje. Ibyo byose muzabihuriraho ko muri abantu babiri. Ibyo bikadusaba gusobanukirwa neza amateka y'iyo myemerere yose cyangwa iy'abandi n'ubundi butumwa bw'abandi bantu twubaha runaka. Kuko ari igihe usanga umwisilamu yafatanye n'umukristo, cyangwa igihe usanga umukristo umwe yafatanye n'undi mukristo, bose bakitwa abakristo. Ubwo rero umwe muri mwebwe ngira ngo wabashije kumenya ahantu uhagaze. Niba uhakana Yesu ko ari umwana w'Imana, ubwo uhagaze ku buyuda, ubwo ni abayuda. Hanyuma abemera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana ndetse akaba n'intama, akaba n'umwana w'intama of course, kuko ntimutinya kuvuga ngo bamujyanye, ari indirimbo ivuga ngo bamujyanye kubambwa nk'intama yari ijyanywe mu ibagiro. Itavuga intama buryo yijyanye kubaga ntishobora kuvuga, ariko ihe nigende ihebe ndetse n'ibende. Wowe intama ntigite n'igisasi imigeri yuyikase ijosi, no. Iyo ugiye kwibaga ngo urayitemye, iyo nyine iguma gutyo. Rero na Yesu nuko yagiye. Rero niba mubyemera mu buryo butandukanye, menya aho uhagaze, umenye n'undi ahagaze. Nujya kuburana, ntuburana ujya mu isezerano rishyashya. Niba wemera ko Yesu ari intumwa, wiburana ujya mu isezerano rishyashya, burana uguma mu isezerano rya kera. Niba wemera ko Yesu ari umwana w'Imana akaba n'intumwa, jya mu isezerano rya kera ukubite no mu isezerano rishyashya. Ako niba wemera ko Yesu ari umwana w'Imana gusa, akaribwo bukristo, jya mu isezerano rya kera mu buranira turebe, tuzarebe uzatsinda kuko cyose si igitabo kimwe. Rero kuri akantu gato yambagejejeho, tugera kuri conclusion cyangwa se ku mwanzuro. Abayuda n'abakristo cyangwa se n'ubukristo burya ni amadini afashanya ndetse anafitanye isano rikomeye cyane hagati yabo. Rero bityo gusobanukirwa ayo mateka bidufasha kumenya aho imyemerere yacu yaturutse, no kubaha no guha agaciro amadini atandukanye. Iyo wabashije kumenya ibyo bintu byose nakubwiyeho, sibyo rata? Nundi amasaha ntabwo yari yagenda, ndacyasigaza amasaha yo kwitaba telefone. Wabyumvishe wowe wajya kuvuga ngo no sindi umuntu. Menya uhagaze. Niba wemera Yesu nk'umwana w'Imana akaba umwana w'intama, menya aho ugomba guhagarara. Niba wemera ko Yesu ari intumwa kandi akaba n'umwana w'Imana, jya pembenure uhagarara hombi. Hanyuma wemera ko Yesu ari intumwa, hagarara hamwe muvuge hamwe, sibyo?